ubutasi bwa Uganda bwaribeshye. Umunyamakuru Andrew Mwenda yahishuye ko mu gihe Uganda yari ifitanye ibibazo n'u Rwanda, Perezida Paul Kagame yabimuganirijeho ndetse agira ibyo amubwira ku nkomoko yabyo. Gusa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni we yanga kugira na gatoya icyo amubwira kuko ashobora kuba yaraketse ko ari maneko w'igihugu cy'u Rwanda. Andrew Mwenda wamenyekanye cyane ubwo yatangizaga ikinyamakuru The Independent yagarutse ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda mu kiganiro The Long Form cya Sana Ntayombya. Sana Ntayombya rero yabanje kubaza Andrew Mwenda ku mubano afitanye na Perezida Paul Kagame nuko yisanze mu itsinda ry'abajyanama ba Perezida Kagame. Mwenda ati Perezida niwe utuzi twese ndetse ndahamya ko hari impamvu abona muri buri umwe wese muri twe yumva ko yatanga umusanzu mu kazi kiwe. Niwe rero ukora ayo mahitamo. Ku mpamvu yampaye izo nshingano nshobora wenda gutekeranya, ariko niwe muntu uri mu mwanya mwiza wo gusubiza icyo kibazo. Yakomeje avuga ko urugendo rwamwinjije muri aba bajyanama ba Perezida Kagame rwatangiye mu mwaka w'2011, ariko niba ushaka kumenya inzira byanyuzemo, hari mu mwaka w'2011 nari namusuye mu rugo rwiwe. Nari maze igihe nandika ku bagize inama y'abajyanama ba Perezida bari bamaze igihe bayishyizeho. Rero kenshi nakundaga kubandikaho ndetse n'abantu bari bazwi kandi bakunzwe. Arambaza ati ese ushobora kujyamo? Ndavuga ati byaba ari iby'agaciro cyane kuko nshaka kwicarana n'aba bantu ngo numve ibyo bavuga, mbe wenda natanga ibitekerezo byanjye kimwe cyangwa se bibiri, nubwo byaba bidahambaye ariko nkabitanga. Uko niko yampaye izo nshingano. Yabanje kubinganirizaho ndetse abimpamo nk'igitekerezo, nanjye ndabyemera. Mwenda yavuze ko we na Perezida Kagame baganiriye ku ngingo nyinshi zitandukanye, cyane ko ari umuntu ukunda gusoma, yaba ibijyanye na siporo, politike n'ubucuruzi. Ibyo binyamakuru byose Paul Kagame arabisoma umunsi ku wundi. Yagize ati buri gihe iyo ngiye kureba Perezida Kagame tukicarana, wibuke ko we ni umwarimu, njyewe ndi umunyeshuri, mubaza ibibazo byinshi ngatanga ibitekerezo ntekereza ko wenda hari ikintu yumvise akavuga ati iki kintu ni icy'agaciro, kubera murabizi umwana n'umwarimu ntaho baba bahuriye. Umwana cyangwa se umunyeshuri n'umwarimu, umunyeshuri atanga igitekerezo cy'uko abyumva, umwarimu we akaza atanga igisubizo cya nyacyo. Rero n'uyu Mwenda niko bimeze imbere ya Perezida Paul Kagame. Yakomeje agira ati mubaza ibintu byinshi cyane kuko urabizi Perezida Kagame azi ibintu byinshi, ntabwo muganira ikintu kimwe. Reka nguhe urugero, dushobora kwicara tukaganira ku bucuruzi, cyane yuko asoma ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo nka Harvard Business Review ndetse na Financial Times n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ntashobora kwibuka. Ashobora kohereza ubutumwa bw'inkuru nziza yasomye kugira ngo uyisome, bigaragaza ko asoma cyane ibijyanye n'ubucuruzi. Mwenda yabajijwe niba mu byo ajya agana na Perezida Kagame harimo na politike yo muri Uganda. Undi avuga ko nta buryo byabura, cyane ko ari igihugu yabayemo kandi afitemo inshuti nyinshi zigiye zitandukanye. Perezida Kagame yabwiye byose Museveni arifata mu buryo butandukanye. Reka nabyo tubigarukeho. Gusa nimba wabashe kugera kuri iyo muyoboro mugari, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba avugwa hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka w'2019 rero nibwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufunga umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda ndetse na Uganda. Ni nyuma y'uko ibihugu byombi byari bimaze iminsi bitarebana neza kuko byashinjaga Uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo.
igafunga abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Rero kuva icyo gihe u Rwanda rwahise rufata icyemezo cyo gufunga umupaka wa Gatuna wahuzaga u Rwanda na Uganda, bityo rero umubano utari mwiza uba uratangiye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Icyo gihe u Rwanda rwagiriye inama abaturage barwo yo kwirinda kujya muri Uganda kuko rudafite ubushobozi bwo kubarindirayo. Andre Umwenda yavuze ko ibyabaye byose yabikurikiraniraga hafi cyane. Ati ubwo Uganda n'u Rwanda byatangiraga kugirana ibibazo byo mu mwaka w'2018 byatangiye gakeya ku buryo udashobora kwibuka itariki, ariko bifata indi ntera mu mwaka w'2018 hagati. Yagize ati hagati aho ngaho we ntabwo yari ari mu gihugu cya Uganda, ahubwo yari yibereye mu Buyapani ubwo umupaka wafungwaga muri Gashyantare 2019. Naravuze nti Perezida Kagame yambwiye kenshi ibibazo yari afitanye na Uganda, ibibazo nari mbizi. Mwenda yavuze ko kuva mu mwaka w'2011 kugeza mu mwaka w'2017 yegeze gukora nk'intumwa hagati ya Perezida Museveni na Perezida Kagame, ku buryo buri umwe yamuhaga ubutumwa ashyira mugenzi wiwe. Ubwo ikibazo cy'umubano mubi cyavukaga, Perezida Kagame yaganiriye na Mwenda amwereka ibyo u Rwanda rutishimira ku ruhande rwa Uganda. Yavuze ko ubwo yageragezaga kuganira na Museveni kuri iki kibazo yamwihoreye, yanga kugira icyo amubwira kuko yakekaga yuko ari intumwa cyangwa se ari maneko wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame.